they know that what they are doing biri sustainable, bafite n'impamvu babikora. Do you know who support that? Ibyo bintu kutabitekereza mu mutwe wakajya kumva ko niba ufata AFC M23 ukayikora mu ibintu ntabwo ukurikira politiki iri hano. Nese niba AFC M23 arwanye, AFC M23 niri kuzana abantu bagwatijwe na FDL, niri kuzana abantu abakuru ba FDL. None se kuki ufata ushaka kuva AFC M23 ukayima agaciro, wumva ko niba barazanye gakwerere abantu babonye bamuzana batazi impamvu yabyo? Nese wigeze ubona hari abantu bavuga ko bazambura AFC M23? Ntabwo AFC M23 ifate nka rebellion izwi kandi ibyo ikora bizi. Ntabwo ibintu byo kuvuga ngo yagiye ku ruhande ntabwo ari byo. I'm telling you the truth. Kurikira amakuru yose yumve ikibazo nyamukuru dufite mu karere. Dufite ikibazo cya FDL 100%. Ni ideology ni mpamvu wumva kumva mu Burundi barimo bazana ibintu by'amoko, barimo barapushing, barimo barazana pressure ku Rwanda, nuko bazi neza ko baza aho bacumbikiye, bazi na ideology bafite. Niba FDL yagarutse muri amasezerano ni intsinzi first of all kuri mbere yo kuba intsinzi ku Rwanda, iraba intsinzi kuri AFC M23, kuko impamvu iba intsinzi kuri AFC M23 nuko ari ibangamiye kuba yabuje impunzi gutahuka aho zigomba kujya, nibo bahari aho zigomba kujya, nibo bahawuka ibye. Second, leta y'u Rwanda niyo igomba kubyungukiramo ko urumva ntabwo tuba tugifite aduyi, namara kuvaho tuba turi safe. Hajemo ingingo yitwa ubukungu, nibyo byose nimara gukemuka niho hazaza ikitwa ubukungu. Erego wifata nka AFC M23 nk'ikibazo kuri leta, wifata AFC M23 nk'ikibazo ku bukungu bwa Kongo, yifate nk'abantu bashaka uburenganzira bwabo. Wibafata nk'abantu bashaka ubutegetsi, bafate nk'abantu bashaka uburenganzira bwabo. Ngewe iyo point irimo bashaka nanyango nyigaruko gatoya, maybe ndagaruka nyuma niba ari cyo twatumvikanaho, ariko uva muri 4th generation uje muri 5th generation niyo turimo. Africa ibo irakoze cyane. That was my idea. Wow. Rasta. Ibintu kera bayaga bavuga ngo kari agasore ngo karasa neza karakagira gate, umva ukuntu bisobanuye rwose. Yewe ndanyuzwe, ariko reka twumve ATM. Ariko mbere yo kumva ATM, AB yari yazamutse. Katubanze twumve AB and then turagaruka kuri ATM. AB urahari? AB menya akiri busy. Reka twumve ATM. ATM umwanya nuwa. Jewe ndabashimira cyane kugerageza gushaka kunsobanurira, ntako mutagize, ariko ndakeka ko murimo kuvuga ibintu mwasomenye cyangwa mwabyewe. Ngewe ndababyiza ukuri ko FDLR yaje kuba FDLR muri za 2, ariko FDLR ikiri exfar, ikiri nera hamwe n'ibiki byose injira muri Kongo narayibonye, nari mari nibibi yakoze narabibonye. No kuba ari ikibazo ngewe ntabwo nabisomye mu bitabo, ntabwo nabyumvishe mu makuru, narabibonye muri Kongo. Ariko ngi ikintu ndi kuvuga hano ni iki ngiki: amasezerano bashizeho umukono uyu munsi, nabwo mvuga ko tutayazi, ariko ubundi turayazi kubera ko yabaye parafe kuri tariki 18 z'uku kwezi. Hanyuma baranabishira mu itangazamakuru, bakoze press release, baravuga ngo ibi nibyo tuzashingirwaho mu kugira ngo haba amasezerano ari official kuri 27 z'ukwezi kwa gatandatu. Niba ubizi gato naguce mu ijambo, FDL izasenywa gute? Izasenywa gute? Bimbabari wifashe wimbwire niba uyazi neza FDL izasenywa gute? Warangije kuvuga no niba uchallenge idea tubwire FDL izasenywa gute niba uyazi. Ibyo ni ibintu twe tuba tutazi inyuma biri inyuma y'amasezerano. Bitubwire niba ubizi rero twe bitubwire.
ngiye kuvuga ibyo nibyo ngiye kuvuga ahubwo uje nona nimba uje nona reka nari mpari nakumvise bavuze nakumvise ahubwo uranshotoye reka nkubwire CONOPS yasinywe muri Angola nayo yagarutse mu masezerano y'uyu munsi muri press release twabwiwe ko amasezerano bagiye gusinya uyu munsi azaba cyangwa se azahagarara ku bintu bibiri azahagarara kuri accord de principe na CONOPS niyo masezerano azaba ashingiweho CONOPS na accord de principe byavuga iki n'ibyasohotse muri paragraphe bakoze ejo bundi byavuga iki mu by'ukuri bavugaga ko iyo FDLR izaba neutralize hazaba umutwe uhuriweho n'igisirikare cya Kongo n'u Rwanda uwo mutwe bawurwanye hanyuma impunzi zitahe hanyuma impunzi nizimara gutaha noneho abakongomani bitwaza intwaro aribyo bita groupe armé non étatique babe intégré muri leta iyo bisomye byose ubona ko barabirangije nyine barabirangije ni bande babirangije ni igihugu cya Kongo n'ikindi gihugu ariko abari kuri tere babirwanira nta hantu bagaragara babafatiye nyine ni nk'ukuntu baba bafatiye umwanzuro nyine hanyuma niyo mpamvu no kuvuga ngo ntabyo bizaba biganirwaho usubira ngo rubayita reka wenda ngufashe aya masezerano turi kuvuga wasomye birimo kandi ndibyo ndi kuvuga nibyo ndi kukubye no rero ni ukuvuga ngo nimba ari byo uri kuvuga either uri kubikora nkana cyangwa se gusa urashaka kujya impaka zo kwirigana African boy buretse gato ni ukuvuga ngo niba uri kuvuga ngo AFC M23 babafatiye umwanzuro kandi tukaba twabonye ko hari Doha iri underway icyo ngicyo nicyo udashaka kumva Doha haganira nde nande wansubiza Doha haganira nde nande ikintu cyiza cyane aho gufata fera aho ngaho mubyeyi muri Doha kandi ari ryo n'ubundi uhigejeje ntabwo ari wowe uhagejeje buretse gatoya ahubwo we nsobanurire nibyo ngiye ariko nukunsubiza umva gatoya Doha muri declaration conjointe ya Doha nushobora kumva izina u Rwanda bavuga ibirebana na Kongo na AFC gusa kimwe nuko muri Amerika utakumva AFC kimwe nuko Washington kimwe nuko Washington utakumva AFC mwihorera agiye kuduha igisubizo agiye kutwihera igisubizo komeza M23 na Kinshasa bavuga ibya Kongo by'abakongomani gusa ariko wajya kureba amasezerano y'ibihugu bibiri bakongera bakavuga kandi iby'abakongomani babafatira umwanzuro by'abakongomani ukibaza bimeze biti ni kuvuga ko rubayita abreza gato ibintu uri kuvuga uri kubyumva rubayita gatoya rubayita ko biri kose uri concerned wababaye oya kuba nasaze umura biba frustré kuko ibyabaye ni ibintu byatangiriye Nairobi kugihe hariho umuhuza witwa Uhuru Kenyatta ahuza tous les groupes armés arimo za ziriya SPLC bara bose baje guhinduka wazalendo icyo gihe basohoye muri sale abanyamurenge M23 twirwaneho asigaramo na Gumino ngira ngo nuko utagiye mu wazalendo ariko icyo gihe hari igice cy'abakongomani banze yuko kijya mu biganiro byaberaga Nairobi ni ukuvuga ngo icyo gihe M23 iyo itagira imbaraga ntabwo iba igeze Doha par rapport de force
ntabwo yageze i Doha kubera imbabazi, kubera amarira, kubera gusenga cyane. No, kuvuga ngo ntabwo Doha nanone ntabwo nubwo ari okaziyo yo gusinya kugira ngo abantu ba skipping intambara bagere ku mahoro, ariko nanone ntabwo upfa gusinya ibintu bitareponda ntuzatante za ibyo utegereje byose muri iyi struggle kugira ngo tugire natwe iwacu hatekanye. Nuko hari inzira y'ibiganiro, hari n'inzira y'isasu.